Igitabo cy'Abagalatiya cyangwa se cy'Abanyagalatiya ni kimwe mu bitabo biboneka mu Isezerano Rishya muri Bibiliya. Igitabo cy'Abagalatiya rero ni imwe mu mabaruwa Pawulo intumwa yanditse. Pawulo intumwa rero yandikiye abantu bari batuye mu gace cyangwa se mu karere ka Galatiya, abahanura cyane kubera yuko bari baratangiye kuyoba, barabaye abantu bagendera ku mategeko y'idini cyane kurusha uko bagendera ku kwizera. Ntabwo bumvaga ko kwizera bihagije byonyine. Pawulo rero yari ababaye kandi yaratunguwe n'imyitwarire y'abantu bo muri ako karere. Abanyagalatiya bari baratangiye kwakira izindi ntumwa, bari baratangiye kwemera ndetse no kwizera inyigisho z'abandi bantu zidashingiye ku kwizera Kristo byonyine. Bababwiraga yuko ko kwizera Yesu bidahagije, bakababwira yuko bagomba kongeraho amategeko harimo nko gukebwa. Pawulo rero yarabyumvishe maze ararakara cyane, maze arababwira ati niyo twaba twebwe cyangwa se abamarayika akabigisha ubutumwa butandukanye n'ubwo twababwiye, uwo nguwo ntimukamwumve. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo buhinduka kandi n'ubwo ukuri, kandi agakiza kava ku buntu, ntabwo kava ku mategeko cyangwa se kuyakurikiza. Pawulo rero niwe yatangiye gusobanurira Abanyagalatiya ababwira yuko yahuye n'izindi ntumwa maze bakemeranya kuri ubwo butumwa bigisha. Yavuze yuko yahuye na Petero intumwa, Petero wari intumwa ya Yesu, maze nawe bakabyemeranya. Gusa Petero rero yaratangiye kwitandukanya nabo kubera ubwoba. Gusa Pawulo aramuhagarika aramubwira ati niba twese dukizwa no kwizera, kuki wowe wasubira kubahiriza amategeko? Ibi byari biri kugaragariza Abanyagalatiya yuko ko n'abayobozi cyangwa se abandi bigisha nabo ubwabo bashobora kwibeshya, kandi ko ukuri nyako kudahinduka kandi kuba kugomba guharanirwa uko byagenda kose. Pawulo rero yabajije Abanyagalatiya ati mbese mwahawe umwuka kubera iki? Ni ukubera amategeko cyangwa se ni ukubera kwizera? Aha yagarutse kuri Aburahamu. Pawulo agaragaza yuko kuba Aburahamu yarakoze ibikorwa bihambaye byo gukiranuka atari ukubera ko yakurikije amategeko, ahubwo ni ukubera yuko yizeye byonyine maze bimuzanira gukiranuka. Amategeko rero yaje nyuma, kandi amategeko ntabwo ari yatanga agakiza, ahubwo agakiza kavamo kwizera. Mu by'ukuri ariko amategeko nayo ntabwo ari mabi, kubera yuko amategeko ariyo agaragaza icyaha, kandi rero umuntu ufite icyaha biragoranye cyane yuko yakizwa. Niyo mpamvu kwizera ari ryo shingiro ry'agakiza. Pawulo yigishije Abagalati ababwira yuko batakiri abacakara. Ati abantu bose ubu babaye abana b'Imana binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Kuba Yesu Kristo umwana w'Imana yarabapfiriye, ubu muri mwe nta n'umwe ukitwa umugaragu, ahubwo mwese muri abana b'Imana. None se ko mwabaye abana b'Imana, kuki mwasubira mu bucakara? Kuki mwakongera kugendera ku gatunambwene k'amategeko? Kuko amategeko atera ububata. Rero umukristo wa nyawe ntabwo abatwa n'amategeko, ahubwo aba afite ubwisanzure nk'umwana w'Imana, afite ukwizera n'ukwemera byuzuye. Pawulo agaragaza yuko Kristo yatubohoye, none ubu twese tukaba turi ab'umudendezo. Niyo mpamvu Pawulo intumwa yigishije avuga yuko kuba abantu bakwigenyesha nk'ikimenyetso cy'agakiza cyangwa se cy'uko bagendera ku mategeko byaba biri gupfobya cyane umurimo Yesu yakoze wo kubatura abantu bose mu byaha bakajya mu mubare w'abo Imana yishimira. Pawulo rero avuga yuko umubiri na roho biba bitandukanye cyane, ko umubiri uba ushaka ibyawo ndetse na roho itungwa n'ibyawo. Niyo mpamvu yavuze yuko uko twagira ubwigenge kose tuba tugomba gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Ati imbuto z'umwuka cyangwa se imbuto za roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, kugira ubudahemuka, imico myiza ndetse no kwifata. Naho imbuto z'umubiri ni ubusambanyi,
ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwanga, gukurura intonganya, kugira ishyari, kugira uburakari, kwikuza, kugira amazimwe, kugira amakimbirane, kugira inzika, kugira ubusinzi, kugira ubusambo ndetse n'ibindi nk'ibyo. Pawulo rero aragira ati, bavandimwe, niba hari ugize ufatirwa mu cyaha, mwebwe abayoborwa na Roho nimumuhane ariko mumworoheye, nawe ubwawe witonde maze utavaho ushukwa. Nimwakirane imitwaro yanyu, bityo muzaba mwumviye byuzuye itegeko rya Kristo, naho wakwirebamo kuba akataraboneka kandi ntacyo ari cyo, ubu yaba yibeshya. Ahubwo buri muntu asuzume ibikorwa bye bwite, niba hari icyo abonye yakwirata, abikore ku giti cye atigereranya n'abandi, kuko buri wese azitwarira uwe muzigo. Uwigishwa ijambo nahe ku bye byose urimwigisha. Ntimuzibeshye, Imana ntireregwa. Icyo umuntu azaba yarabibye nicyo azasarura. Ubibira mu mubiri azasarura urupfu, naho ubibira Roho azayisaruraho ubugingo bw'iteka. Nitwihatire gukora icyiza tutadohoka, bityo niba tudacogoye tuzasarura igihe kigeze. Nuko rero ubwo tukibifitiye umwanya, nitugirire neza abantu bose, cyane cyane abo dusangiye ukwemera. Nimwitegereze noneho izi nyuguti nini, nijye ubwanjye ubandikira n'ukuboko kwanjye. Abashaka gushimwa biratana ibikorwa by'umubiri, abo ngabo nibo bahatira kugenwa gusa ngo badatotezwa bahorwa umusaraba wa Kristo. Nyamara n'abigenyesha nabo ubwabo ntibakurikiza amategeko, none barashaka yuko mugenwa kugira ngo birate ibyabaye ku mubiri wanyu. Naho jyewe nta kindi nakwiratana kitari umusaraba wa Nyagasani, umusaraba wa Yesu Kristo. Niwo iby'isi bimbambiweho, najye nkaba mbibambiweho, kuko ntacyo bimaze kugenwa cyangwa se kutagenwa, ahubwo kuba ikiremwa gishya. Abakurikiza iri tegeko bose bahorana amahoro n'impuhwe, bo na Isiraheli y'Imana. Ahasigaye ntihakagire undushya, dore ngendana mu mubiri wanjye inguma za Yesu. Ineza y'Umwami wacu Yesu Kristo isakare mu mitima yanyu, bavandimwe. Amen. Iryo ni ijambo dusanga mu gitabo cy'Abagalati cyangwa se cy'Abanyagalati. Reka nizere ko mwaryakiranye ineza n'urukundo. Reka mbifuriza amahoro y'Imana mwese twabanye muri iki kiganiro, namwe mudahwema kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.